Okay. Reka nongere mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu baba bari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, bari ku mugabane wa Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo ndetse n'iya ruguru n'umugabane wa Oceania. Mwese muvuga muti ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel ntabwo byaducika, bigatuma nanjye bintera akanyabugabo ndetse no guhibikana nshaka ibyo kuganira namwe. Ubwo rero mwe mwakoze subscribe kuri Ronda Sport Channel, navuga ni iby'agaciro. Igisigaye nuko inkuru tuba twakoze mugomba kuzikurikirana, mukazireba ndetse mukanazisharinga zikagera ku bandi, mugakora like, mugashyiraho yebwe n'ibyo bitekerezo byanyu. Ubwo ibintu bikarushaho kugenda neza. Namwe batarakora subscribe rero navuga ni mukubite mubangura kugira ngo mujye mumenya byinshi binyura muri siporo, bivuga muri siporo, bitewe nuko iyi nkuru zabagezeho. Namwe mukabigenza gute? Mukazisharinga, mugakora like ndetse n'ibitekerezo byanyu mukabitikuraho. Banyarwandakazi aho muri hose rero n'ubundi navuga ngo turacyakomeje ibikorwa byo kwibuka bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, nubwo hashize icyumweru cyahariwe by'umwihariko kwibuka mu buryo navuga bwihariye, reka mbivuge gutyo, hategurwa ibiganiro bitandukanye. Hanyuma rero n'ubundi bigakomereza muri ya minsi 100 yo kwibuka, bitewe n'aho amatariki yagiye mu bice bitandukanye by'igihugu. Hari amatariki yagiye aranga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bikaba ngombwa ko niba hari n'imibiri yabonetse mu bice bitandukanye by'igihugu bajya kushyingura. Ubwo rero navuga ngo n'ubundi dukomeze twibuke twiyubaka. Nkanaboneraho no kubwira abantu nabonye muri comments zitandukanye mu kiganiro twakoze kigaragaza yaba amakuru yaragezweho, ngo nababwiraga ko kuri uyu wa mbere hari hategerejwe inama, cyangwa se hagombaga kuba inama cyangwa habaye inama yagombaga guhuza impande zirebwa n'ikibazo cya hari ingingo Rayon Sport na Kiyovu. Ntago tuari tuyobewe ko wari umunsi wo gusoza icyunamo, ariko kubamenyesha ko iyo nama yabaye sintekereza ko ari ikibazo. Kandi nongere nibutse ko n'ubundi dukomeje kwibuka n'abo sportif, narabibabwiye, ndetse yewe by'umwihariko n'ibikorwa bya siporo byo kwibuka. Ntekereza ko muri uku kwezi kwa gatanu kuza, ndetse yewe hari n'abashobora kubikora muri izi mpera z'uku kwezi kwa kane, ibikorwa byo kwibuka muri siporo zitandukanye, haba muri volleyball aho bategura icyo bita Genocide Memorial Tournament, ni irushanwa ryo kwibuka, ndetse yewe no muri basketball bakategura Gisembe Memorial Tournament, aho bibuka witwa Ntarugera Emmanuel bitaga Gisembe. Ubu ndatekereza ko mu minsi iri imbere baraza kuduha gahunda yayo. Muri volleyball hari irindi rushanwa ryitwa Rutsindura, naho aho twibuka witwa Alphonse Rutsindura wayoboraga Petit Seminaire Virgo Fidelis, wakinaga muri Petit Seminaire Virgo Fidelis. Hakaza muri football nabo birashoboka ko bashobora gutegura irushanwa ryo kwibuka. Ibyo rero ni ibikorwa bitandukanye bigenda biba, kandi muri siporo rwose hari, ntekereza ko hari n'abantu benshi bishoboka ko tutaramenya ibyabo bazize jenoside yakorewe abatutsi, baba sportif, baba bakunzi b'amakipe, baba bakunzi b'imikino itandukanye. Birashoboka ko hari benshi tutaramenya, nubwo hari abo twagiye tubabwira n'amateka yabo bitewe nuko byashobokaga ko yabonetse. Nk'ubu ngubu nababwira nka Karinda Viateri, bitewe nuko hari umuhungu we witwa Thierry, ariko ubu yagiye muri Amerika, ndumva niba mbyibuka neza. Hari byinshi akiri naha yadusangizaga, ariko nibyo nababwiraga, ubona rimwe na rimwe archive y'amateka y'abasportif bazize jenoside yakorewe abatutsi ari ntoya, hatarafatwa ingamba zo kugira ngo bayandike bayashyire ahagaragara, buri wese ajya ashobora kubona ibyo asoma, bibone mu buryo bwagutse. Birakwiye rero ko inzego zibishinzwe zibikurikirana. Ubwo rero ibyo bikorwa cyangwa se makuru nagiye tuyagarukaho mu buryo butandukanye. Ibikorwa byo kwibuka biracyakomeje, ubwo dukomeza no kwihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, tuvuga tuti twibuke twiyubaka. Hanyuma rero amakuru y'imikino nayo aragenda, byanze kunze tugomba kuyagarukaho, cyane cyane hano mu Rwanda. Murabizi ko ariho twibanda. Nabwiraga iby'iyo dosiye hari ingingo Francis ndetse na Rayon na Kiyovu no bitarashirayo, ariko kandi iyo Kiyovu nayo ikaba yari ifite umutoza yari itegereje
witwa Wade. Ese ibyo byarangiye bite cyangwa se bigeze hehe? Icyo nacyo nagira ngo ukimenye, kuko nashoboye kuganira na Wade ambwira uko binogeje. Ibyo rero nagira ngo mbikubwire muri aka kanya, ariko mbere yabyo reka manze ngusubize mu mikino yo kwishyura ya kimwe cya kane cya Champions League imwe yabaye. Reka nkubwire ko habaye imikino ingahe? Hari bube imikino ibiri kuri uyu wa kabiri. Reka nkubwire ko ikipe ya Liverpool iraza kwakira ikipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain yari yayikocoye ibitego bingahe? 2-0 mu mukino ubanza. Tukaba dutegereje undi mukino nawo uza guhuza ikipe ya Atletico Madrid n'ikipe ya Barcelone. Atletico Madrid yari yayikubise ibitego 2, ndetse Barcelone rya n'ikarita y'umutuku. Urumva aho naho birakomeye bavandimwe muri iyi mikino ya Champions League. Reka nkubwire ko biraba ari ishiraniro, haba aho Atletico Madrid irabikina na FC Barcelona, ndetse yewe n'umukino uza guhuza ikipe ya Paris Saint-Germain n'ikipe ya Liverpool. Liverpool ni irakira nkuko nabibabwiye, ikipe ya Liverpool yari yariye ibitego 2 aho bari i Parc des Princes. Hanyuma Barcelona nayo yari yariye ibitego 2 mu mukino ubanza. Ese iraza kubyishyura? Ibyo nibyo dutegereje. Nakwibutsa ko indi mikino ya kimwe cya kane cya Champions League itegerejwe kuri uyu wa gatatu. Arsenal kwa Portugal niba wenda irashakira muri Champions League simbizi, yari yatsinze Sporting Lisbon igitego 1-0. Hanyuma ikipe ya Real Madrid Santiago Bernabeu itsindwa ibitego 2-1. Iyo ni imikino izaba ku munsi w'ejo, ariko kuri uyu wa gatatu ku isaha 3 hari iyo mikino nakubwiraga, ikipe ya Atletico Madrid na Barcelona yaratsinzwe 2. Hanyuma n'ikipe ya Paris Saint-Germain isura Liverpool Anfield Road, ikipe ya Liverpool yari yariye ibitego 2-0. Iyo ni imikino ya Champions League untekereza ko n'abantu baraza kuyireba bavuga bati wenda turebe uko bimeze. Hanyuma rero mu Rwanda nkuko nari mbibabwiye, nabo barasubukura noneho ibikorwa byagutse by'imikino, ari naho muri iyi weekend amakipe atandukanye azerekeza hehe muri shampiyona Rwanda Premier League. By'umwihariko hategerejwe imikino 2 y'imbatura izabera i Rubavu. Ubu ngubu abantu batangiye gutegura amatike. Nabonye hari abareyo bari kwiyorganiza ahantu baganira bati urugendo rw'i Rubavu turarugenda dute, ese tuzafana dute, atatu tuzayashakisha dute. Abareyo nababonye rwose ari ahantu bari bihengetse bavuga bati reka turebe dutekereze neza twumve turebe uko ibintu bigomba kunuka. Barerekeza rero i Rubavu, barajya kuri stade Umuganda aho ikipe yabo izasura ikipe ya Rutsiro. Hakaza indi kipe nanone yitwa APR Football Club. Ubwo n'abaperi nabo biyorganizaga bavuga bati natwe urugendo turarifute. Witwa Bekeni yaradutangarije ko ahangaha ari mu kuzimu, ndetse ababo bafitanye n'imikino 2. Hari uwa shampiyona nakubwo ni 3. Hari uwa shampiyona APR na Etincelle. Ubwo Etincelle APR izaba iri Rubavu Rubavu muri weekend. Sinzi niba izataha ishatse yanigumirayo, kuko n'ubundi mu cyumweru gitaha ihafite undi mukino nanone wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro ubanza. Urumva rero ko aho naho ntabwo byoroshye. APR ifite akazi katoroshye iramutse idatsinze uyu wa shampiyona, kandi Etincelle nawe irawukeneye. Sinzi niba yavuga Etincelle, sinzi niba ikeneye igikombe cy'amahoro ngo wenda ngo ivuge ngo nimuturekere muri shampiyona natwe tuzabarekera mu gikombe cy'amahoro. Bya bindi bijya bivugwa. Uretse kwa Periyo niyo wabyibwira, cyangwa niyo hari umuntu wenda wagushuka ngo APR ngo izaguhe aha naha ngo nawe yihaha naha, aho waba wibeshye. Yaguceka hose ahubwo ukumirwa, cyangwa se ikagutaba mu nama reka mbikoreshe gutyo. Urumva rero ko mu by'ukuri ari urugamba rukomeye. APR yagiye kwa Rubavu kwa Etincelle. Bekeni aravuga ati ntawe uhava, inzira zose zinyuramo, avuga ati ndagutsinda tu. Kandi bakaba bafitanye n'uwo mukino wundi wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Rayon Sport nayo kwa niba ari Nkurunziza Gustave I think, cyangwa niyo Nkuru Gustave, ndabona umukino ukomeye. Iyi kipe ya Rutsiro ariko nayo y'inyantege nke pe, ariko bishobora kujya kubona ukabona iraje yitendetse kuri Rayon Sport, nkuko Gicumbi nayo yayitendetseho mu mukino uheruka, ukabona ni ibintu bikomeye cyane.
ubwo Rayon Sport yo izava kwa Rutsiro ikina na Gorira muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro, ari naho hariyo imbaraga nyinshi. Ibyo nibyo wenda umuntu yareba. Hanyuma rero ariko ubwo na Kiyovu nayo ifite El Hilal, nayo ntimugire ngo ndumva yari kuri uyu wa gatanu. Ubwo mpereye rero kuri iyi Kiyovu Sport kugira ngo nze kwerekeza kuri dosiye hari ingingo binogeje. Reka nkubwire ko yari itegereje umutoza Malik Wade, twarabibabwiye iyo dosiye ngo aze kuyitoza, ndetse yagombaga kuza mbere ho gatoya yuko twinjira mu cyumweru cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko ntibyakunze. Ndetse yewe ngo n'itike yari yayohererejwe, ariko haje kuzamo akantu nakwita rugondi hene. Uyu Wade Malik twashoboye kuganira, arambwira ati hari ibyo twari twemeranyije bagomba kunoza, ndetse ngo bari banamusezeranyije ko bakabinogeje kuri uyu wa mbere, akaba yakabaye yageze i Kigali, ariko n'ubundi ngo byarangiye batabinogeje. Ubwo Wade nta waje na n'ubu ntaraza, bivuze ko n'ubundi Sebarera ari uzagigirana n'ikipe ya El Hilal. Uti rero si byo bemeranyije ni ibihe? Wade yarababwiye ati mwa bantu mwe rero ntabwo nava mu gihugu cya Senegal ngo nze muri urwo Rwanda nsiga umugore wanjye inzara yicira isazi mu jisho, nimugire udufaranga dukeya mube mumfunze nsige mu rugo abana barya umugore wanjye arya, ntaze mu Rwanda nkamusiga ashonje nkamusiga mu menyo y'abasetsi. Ibyo rero Kiyovu ngo ntabwo yari yakabitunganyije, nicyo cyatumye uwitwa Malik Wade ataza, ariko ngo aracyafite icyizere cyo kuba yaza mu gihe cyose utwo dufaranga batumuha agasigira umuryango we. Nuko nguko binogeje ya Malik Wade. Ubwo no gutegereza tukareba, kuko Kiyovu Sport baravuga ko muri iyi minsi hari amakuru atugera avuga ko ngo bafite utuntu tw'udufaranga basusoye muri Jairuti, uyu n'umufatanyabikorwa wabo, ndetse ngo tugera kuri miliyoni 200. Ubwo birashoboka ko wenda bashobora gukuramo duke bakamuramutsa Wade akaza gutoza ikipe ya Kiyovu Sport. Kuri Rayon Sport rero na hari ingingo amakuru akomeje kugeraho rwose avuga abitomora neza, aravuga ko ibyo biganiro byagenze neza ku buryo uko byagenda kose hari ingingo hatagize igihinduka, uko Rutsiro izabitozwa no mutoza witwa Niyonkuru Gustave ukomoka i Burundi, na hari ingingo noneho ngo hatagize igihinduka Rayon Sport ubwo cyangwa se hari ingingo atunganyije ibyo asabwa. Nababwiye ko bivugwa ko ngo agomba kongeraho miliyoni 2 kurenye yari yatanze nibuze zikaba 6, bivugwa ko yakwemererwa gutoza yicaye kuri bench, akaba ariwo mukino wa mbere wabaho igipimo kuri we, bakareba koko niba yatoza Rayon Sport akagira icyo yigezaho, haba ubwo ni mu gikombe cy'amahoro. Muri championnat aho birasa n'ibyagoranye nyuma yaho banganyije na Gicumbi, icyizere kirasa naho cyayoyotse, nubwo navuga ngo imibare iracyabarika, kuko APR nayo igiye kwinjira muri seri y'imikino myinshi, ariko iramutse itsinze Tenseri nayo birumva biracyakomeye, cyangwa se iramutse itsitaye kuri Tenseri kandi ifite El Hilal, ifite Merek, ifite na Mukura bazakina ku itariki 24. Urugamba ruracyari rwose, ariko navuga ngo iyi weekend iradusigira ishusho ya nyayo yuko hari ingingo naramuka atoje, niba koko barebe bashobora kumugirira icyizere, ikanadusigira ishusho ya nyayo niba Tareb Abdul Tareb nawe ashobora gukomeza umutsi, niba ariko nabyita, nubwo wenda abafana bamwe na bamwe ba PL bavuga bati nyamara hari ibyo tubona bitagenda neza, cyangwa se nawe niba ari bindi bye nawe Rayon Sport ishobora kugira gute, ishobora kumucakira ikamufata, bagakomeza gukubana muri championnat, ndetse no muri icyo gikombe cy'amahoro tukareba uko bizaba bimeze. Mbibutsa ko ubushize APR ibikombe bitwaye byose iheka Rayon Sport ku mugongo, ese n'uyu mwaka irayijajabana ku mugongo iyijyane muri CAF Confederation Cup, cyangwa Rayon Sport irihagararaho isosoreye kimwe mu bikombe biri gukinirwa cyaba icy'amahoro cyangwa se cya champion. Ngibyo rero reka tubitega amaso, dutegereze iyi weekend ndetse n'icyumweru cyiza mu mikino y'igikombe cya champion ndetse n'icy'amahoro hagati yo guhangana hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Football Club. Bye bye, ciao.